umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi n'uwo kubaka abantu umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda hari ikintu Imana igiye gukora u Rwanda mu gihe cyashize abahanzi nanjye ndimo ntabwo twigeze dufata umwanya nk'uwa Kizito bafite uyu munsi twishimye cyane kubera Kizito yadusuye hanyuma icyo namwizeza nuko tumuri inyuma mu kubaka igihugu twamenye yuko neza mbere yuko tugira icyo tuba turi abanyarwanda yuko tuba abahutu n'abatutsi turi abanyarwanda Kizito Mihigo Nyagasani akugororere mu ijuru abamarayika bamanduke baguha imigisha uzakomereza Monsieur Kizito, c'est toi qui as toujours des bons mots, on t'aime beaucoup. On ne t'oubliera jamais. Un bon message, merci de ta part. Wanuma wenziza, numa wenziza, wanuma wenziza, wini otkiwanire. I love you, Kizito! turabasuhuje abakunzi ba Kizito abakunzi ba Fondation KMP abakunzi b'ikiganiro umusanzu w'umuhanzi uyu mugoroba turabaramukije cyane kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri kumwe na Yvonne Wase mu Butaliyani hamwe na Delphine Wituze mu Bubiligi. Turabasuhuje rero turabayambiriye cyane nkuko twabibasezeranije twababwiye ko iki kiganiro umusanzu w'umuhanzi cyari akagaruka ko dufite gahunda yo kujya tugikora nibura rimwe mu byumweru bibiri twubahirije gahunda rero twagarutse twizere yuko bibashimishije uyu munsi ariko ni umunsi udasanzwe ni umunsi duhimbazaho anniversaire isabukuru y'amavuko y'inkoramutima yacu Kizito Mihigo akaba ari n'umunsi kandi duhimbazaho ubuhanzi bwe ni nayo mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi kiri bwibande cyane cyane ku buhanzi bwe inkomoko yabwo mbese turabuvimuzi muri makeya reka rero mpe ijambo umuvandimwe Delphine nawe agira icyo avuga kuri uyu munsi. Urakoze cyane Yvonne nkuko abivuze koko uyu munsi ni umunsi udasanzwe ni umunsi tuzirikana amavuko ya Kizito ariko naho tuzirikana n'amavuko y'ubuhanzi bwiwe donc ni umunsi tuzirikana ubuhanzi donc ibyo ubutumwa yatangaga akoresheje ubwo buhanzi ni umunsi ukomeye cyane rero kuko iyo ataza kuvuka nubwo ari gutanga ubwo butumwa Fondation KMP dutegura umunsi twise Mihigo Art for Peace Day so ubwo rero ni umunsi umva ko ari umunsi udasanzwe byahuriranye byose ubwo rero turagira ngo abakunzi bacu donc batube hafi murakoze byabaye amavuta byahuriranye byose ikiganiro ikinyarwanda kiratunaniye hari ukuntu abavango amata yabyaye amavuta bwana uyu munsi amata yabyaye amavuta ni umunsi uryoshye ni umunsi twishimye inshuti za Kizito nizere ko no kuri mwebwe ari uko
mbere y'uko rero twinjira mu kiganiro nyamukuru mbese tuganira twebwe njyewe na Delphine kuri sije yacu y'uyu munsi mbibutsa ko ku buryo bw'umwihariko uyu munsi turi mu kiganiro cyitwa inganzo y'amahoro. Murabizi ko ubushize twe twabasobanuriye ko muri mu musanzu w'umuhanzi hazagenda hazamo ibiganiro bitandukanye, by'umwihariko duhereye ku cyitwa inganzo y'amahoro, bitabujije ko ubutaha dushobora kuzanamo n'ibindi bifite ayandi mazina, bifite wenda izindi objectif, ariko uyu munsi turi mu nganzo y'amahoro. Inganzo y'amahoro yacu rero uyu munsi irashaka kutubwira Kizito w'umuhanzi, ninde, ubuhanzi bwe bukomoka hehe, bufite iyihe soko. Nkaba ngira ngo tubanze twumve audio abisobanura wubwe, noneho duhereho tubiganira. Reka twumve iyo audio. Ndi navukiye ahantu hitwa Kibeho muri Nyaruguru, mvuka ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi 1981. aho ngaho rero Kibeho hazwi nk'akarere gafite umuco wa gikristo. Abantu bose bahaza umuco wa gikristo cyane cyane kubera evenoma nyinshi byinshi byagiye bihabera. Twavuga nk'amabonekerwa ya Bikira Mariya aherutse kwemerwa na Kiliziya Gatolika mu rwego rw'isi, Vatikani, mu mwaka w'2000. Na akarere nyine rero kari karimo abakristo benshi ku buryo abana bose bavukiyeyo babonye ubwo burere bw'umuryango ndetse n'umuco muri rusange w'ako karere. Nanjye rero ntabwo byasize, nari umuhereza mu Kiliziya kuva nkiri umwana mutoya. Naherezaga mu Kiliziya y'Kibeho nyine kuva ntangira amashuri abanza kugeza nyarangije. Nkumva rero indirimbo za Kiliziya cyane, nkumva amakorali anyuranye, yaba ari Kibeho yaba ndetse n'ayahandi yazaga kuturirimbira. Twavuga nka korali ya Nyakibanda, yego amakorali yaturukaga ni Kigali n'andi. Kuva nkiri umwana rero ngira icyo kintu nakwita passion ya musique sacrée. Mu gifaransa twita musique sacrée, navuga muzika ntagatifu. Navuga kandi ko icyo nakongera nuko data nawe yari umuntu wabikundaga cyane. Nawe yari umuhanzi, yari umuririmbyi. Data yari yitwaga Bubuzi Augustin, abanyakibeho wenda bazamumenya. Yapfuye muri jenoside ya 1994. Nawe rero akaba nyine yari umuhanzi w'indirimbo z'Imana ndetse n'izindi zivuga ibindi. Tuvuga nk'iyo habaga umunsi mukuru w'abarezi, kubera ko yari umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza cy'Kibeho. Icyo gihe nyine papa wanjye yahimbaga uturirimbo two kwizihiza iyo minsi. Iyo habaga se iminsi mikuru ijyanye no kuzihiza igihugu cyacu, yabaga buri gihe afite indirimbo yabihimbiye. Ntabwo rero yashoboye kumenyekana yenda nk'uko twebwe turimo tuvugira ku maradiyo ubu ngubu, ariko nawe yari umuhanzi. Navuga rero ko nyine ibintu by'ubuhanzi, yaba ari muzika, yaba ari imbyino, yaba ari amakinamico, ubugeni muri rusange, navuga ko ari ibintu usibye no kubyiga ahubwo umuntu aba afite no mu burere, mu muco, muri kamere, uko yakuye mu bo bamureze, mu bo bareranywe, aho yabaye n'ibindi. Jewe rero navuga ko ariho hano nakurukundo rwa muzika, ni muri ubwo burere, ni muri ako gace navukiyemo, ni mu muco nabonye kuva nkivuga. Muti rero uhanga kuva ryari? Nyuma ya jenoside, nyuma ya 1994, nagiye kwiga mu ishuri bita Petit Seminaire y'I Butare. Ego, murabyumvise rero, arabidusobanurira neza inkomoko ye, inkomoko y'ubwo buhanzi, aho yavukiye, aho yakuriye. Nkaba ngira ngo rero Delphine, nkuko mubimenyereye, ni kadikomeye Kizito yadusigiye mu by'ukuri, kuba yarahisemo kubana n'umuntu w'inyangamugayo nka Delphine, kandi w'intwari kazi nka Delphine, kugira ngo igihe ibintu bigenze ukundi azabe ashobora kuduha ubuhamya nk'ubu ngubu. Ni ibintu nabyo tutazahaga kumushimira. Reka rero mpe Delphine ijambo adusobanurire, atubwire we nk'umuntu babanaga bya hafi, niba hari ikintu kirenze ibyo tumaze kumva yaba yaramubwiye kuri iyi nganzo ye, kuri ibi bintu amaze kutubwira. Ubwo wenda urakoze cyane gusobanura wenda icyo yaba yarambwiye cyangwa icyo narenza kuri ibyo amaze kuvuga. Inkomoko y'ubuhanzi bwe kuko n'akari yageje arayisobanura
ituruka ku bukristu uburere yahawe aho akomoka, uburere yahawe n'ababyeyi be. Nk'uko yabivuze, papa we nawe yari umuhanzi, yagezwaga guhimba indirimbo zo mu kiliziya. Ariko ngewe icyo nakongeraho wenda ubusobanuro yagiye ampa, ntabwo wavuga inkomoko cyangwa isoko y'ubuhanzi bwa Kizito udavuze ku bukristu bwe. Ubukristu no kavuga ubukristu no inkomoko y'ubwo bukristu niyo twarebaho cyane nyuma y'ibyo amaze kwivugira. Ubwo rero ndumva nabaha ubuhamya buto kubijyanye n'inkomoko noneho y'ubwo bukristu. Ubwo bukristu bwamugejeje noneho ku buhanzi. Ubukristu bwa Kizito rero bukomoka ku izina yahawe, no gukomoka nikiza ko bukomoka kuri papa we nanone, kubera ko papa we yamwise Mihigo ni izina rituruka kuri sogokuru wiwe no kubyara papa we bitwaga Mihigo Joseph cyangwa Mihigo Joseph mu Kinyarwanda, ndumva ariko bakunda kumwita. Noneho ariko akitwa izina rya Gikristo akitwa Kizito. Donc ubukristo bwa Kizito rero buturuka hariya, nibyo bintu byatumye byamumarise cyane, byatumye ahinduka akaba wari we, agahitamo gukorera Imana, kuyitangira, gutanga ubwo butumwa, gutanga ubutumwa bw'Imana. So ubwo rero nabaho hamya ni gute nabimenye, ni gute yabinganirije. Muri 2017 yari muri gereza mu kwa gatandatu, donc yizihiza umunsi w'abatagatifu ku itariki 3 z'ukwa gatandatu. Niwo wahaza mutagatifu Kizito Mihigo, nibwo twibuka tuzirikana mutagatifu Kizito w'i Bugande bamwitiriye. Ubwo rero twagize gutya ari muri gereza, abavandimwe muri Fondation KMP baranyegera barambwira ko bashaka ko twamuha kado kuri uwo munsi wizihiza umutagatifu wiwe. Noneho ariko nkumbita hagati makwera yuko Kizito n'umuntu urumva byari surprise, n'umuntu utakundaga mu buzima bwe, ntabwo yakundaga surprise cyane, ni ikintu yangaga kwa nimbari. Urabona ko umuntu yizihiza amavuko, umuntu yizihiza umunsi w'abatagatifu, hari n'andi madate aba afite icyo asobanuye mu buzima bw'umuntu, ugasanga abantu bagerageza kumushimisha bamukorera nk'amasurprise cyangwa amafete cyangwa bakamuha amakado. We ntabwo yabikundaga mu buzima bwe, abamuzi barabizi. None ariko ubwo umva bari basabye ko biba surprise, biba ngombwa ko mbimuhisha, kandi nari mfite inshingano z'uko nagomba kumukorera surprise, uko yashaka ibintu byose, nimba dushaka kumukorera ikintu tubiganiraho n'akagira uruhare rwo kubitegura. Noneho icyo gihe ariko numvaga ari ikintu cyiza kandi kijyanye no kwemera kwe, kijyanye n'izina ryiwe Kizito. Numvaga niyo biri mu babazi ndibuze gusaba imbabazi nyuma. Nuko ubwo kado barayiteguye, bagenzi banjye barambwira ati rero turumva twatanga, ubwo turi kurebera hamwe nyine kado twamuha. Bapropoza ko twashaka ifoto ya Kizito w'i Bugande, uriya mwana muto waho Imana y'u Bugande. Noneho twayimuhamo kado. Ubwo turayishaka, turayimprima nini, tuyishyira muri cadre, turayifunika muri emballage kado. Nuko barangije haba gahunda yo gusaba rero visite. Nuko gusaba visite, ubundi visite normale iba kuwa gatanu, sinzi niba ariko bikimeze ubu ngubu. Nabwo bari iminota mikeya, ariko kumva ko tugiye kujyana n'abamambure ba fondation, hari amavisite yabagaho special kuwa gatandatu cyangwa kuwa gatatu, ariko nuva icyo gihe twagiye kuwa gatandatu, none kugira bose baboneke kwa. Noneho bibangwa ko tunegosiya visite. Ubwo arukuntu twabigenzaga, abantu yari yaramuje nabo badufashaga mu kuduha visite. Noneho ndabisaba, baradukundira. None ndamugani rero, ariko sinamubwira detail, nama turaza gusura uyu munsi wibuke ko ari ku mutagatifu wawe kwa. Nuko wari wamubwije yuko ari umunsi we w'umutagatifu, onomastique, ndumva mu Gifaransa babyita onomastique cyangwa onomastic Italian. Donc yari umunsi wizihizaga mutagatifu Kizito w'i Bugande. W'i Bugande. Okay. Noneho ubwo ndakunda mumenyesha urumva kugira 3 z'ukwa gatandatu gutyo. 4 z'ukwa gatandatu nibukagamo gatatu. 3 z'ukwa gatandatu. Afite Kizito w'i Bugande n'abandi bagenzi babishe ku itariki 3 z'ukwa gatandatu mu 1886.
niyo mpamvu rero bizihiza donc umutagatifu bamwizihiza donc igihe kuri 3 none ndamumenyesha mbwira Kizito ubwo ni Kizito Mihigo nabwiye yego uraza kumva mvuga Kizito na Kizito nuko mbwira Kizito mukuru Kizito Mihigo Kizito muto Uganda cyangwa Kizito Uganda na Kizito asa kiye bizarre ubwo Kizito mukuru n'uwi Uganda ariko we yapfuye ari arakana no ariko ndagerageza mbisobanure kugira abantu bitabacanga no ubwo rero mbwira Kizito Mihigo ndamubwira ni rero umunsi n'umunsi waba twiziza bazina mutagatifu yego rero turagusura ndagusura ariko ndazana n'abandi none wumva yari yabaga ari vendredi uyu mwaka ni muri David hadi icyo gihe hari 2017 donc yabaga ari visite zitari vendredi nagombaga kumenyesha wenda ari umuntu ushaka cyangwa se cyaba atari we ayataga ari we wabimbwiye nagombaga kumenyesha noneho arambwa toke nta kibazo turagenda ariko nta details nari namuhaye agiye kubona abantu turi benshi yarazagenda uri wenyine se yako nambwe ngo ndazana n'abandi bo muri phone mvuga babiri navuzemo nka babiri ariko si kugira ngo atumva ko yatumva ko ari abantu benshi yatumva ibyo twateguye twashaka kuba kaga surprise no kobwo noneho turagenda baraza ko yarabizi bagiye kumuhamagara araza tumuhereza kado ariko mbona rwose bimuguye neza ntacyo bitwaye adakunda ama surprise wari uzi yuko atari bubyakire nangira gutitira nyine ubwo navuga ni noneho umunsi sinzi ndasobanura ibyaheye mbona ariko mbona ndavuga ati byose nuko turi mu bantu ayakiye neza akagira n'amatsiko ahita ayifungura ayifunguye ahita abona ni ifoto ya Kizito mutagatifu w'i Bugande none barishima cyane bimukora ku mutima pe ubona ko bimukoze ku mutima ndavuga ati ariko nabyo numva birantunga ariko nanone ntibyantungura cyane kubera ko byahurana numva rero umunsi udasanzwe kandi ari kado nziza cyane idasanzwe mu buzima bwe noneho turaganiraho gake baduha iminota ihagije kuko hari na samedi noneho igihe cyo gutaha turataha ubwo ngeze mu rugo turavugana nuko kuvugana rero noneho dukora commentaire nyine yongera no kudushimira noneho ndamubaza ariko se byagenze gute ko ubundi surprise zikunda ko ntacyo uri kutari kumbwira utari kumunganya utari kumbwira ko nakosheje none ariko kugenda ifite ubwo numva ko wenda bari nyine nabaga nakoze amakosa y'inaga narinze ku mabwiriza rimwe na rimwe bimunazi ko yakoze ikosa wumva mwabivuga bikarangira kwa noneho ubwo arambwira ati turi munsi rero ntago uno munsi urakomeye nubwo urabizi ko nabwo naga ama surprise ariko ni ikintu cyanshimishije ahubwo ari surprise nk'izigize mujye muzikora buri gihe ubwo nibwo yansobanuriraga rero ati ifitanye amateka n'uyu muntu no kuba ndahangaha no kuba nanyuze muri ubu buzima no ko naragize gute ndahisemo kuba Kizito Mihigo uyu nguyu umuhanzi ukora ibi wahisemo kwitangira ubutumwa bw'Imana bifitanye amateka n'uyu muntu impamvu byanshimishije ahubwo nekeza ko ahubwo yanasabye imbabazi urufite ko ngiye numva mfite ubwoba ko ari bumbwire nabi yasaba n'imbabazi aravuga ati ashobora kuba nyine yaradukanga cyane ubwo arasobanura yagiraga igitsure rero buriya yari umuntu kubana nawe agomba kugendera ku murongo amategeko ukayubahiriza ubwo arangije ari bwabwiraga amateka rero ya inkomoko y'ubukristo bwe donc bwamugije kuri ubwo buhanzi bwo kuririmbira Imana ni nayo mpamvu buriya agaruka akongera akita umuhanzi w'umukristo donc ni naho bituruka urumva izina rye bamuhaye Kizito bagendeye kuko papa yakundaga amateka nyine ya y'uwo mutagatifu w'i Bugande noneho ariko ubwo bakira abana rero muri ubwo bure yahawe bari Kibeho aho bari batuye bakira abana batoya mu gihe bagiraga hari igihe cyageraga ngo bari gusarura amasaka bari gusarura amasaka bari kuyatwika bagiraga igihe cyo kuyasarura no kuyatwika sinjye ntabwo mbizi ariko numva ndabizi hari ukuntu abana bo mu cyaro hari ukuntu
basaruraga amasaka noneho bakayakura aha kakavamo noneho bon ntabwo nzi uko byita ariko donc ibyatsi niba ari ibyatsi nibagiye uko babyita ariko bifite izina nabyo amasaka yabaga yavuyemo ibyo byo barabitwikaga donc basaruraga amasaka bakayahura amasaka akavamo donc turiya tuntu tw'amasaka nyine turiya dusaro tw'amasaka kwa bakagosora bakabika amasaka noneho ibyo byasigaye tuzatumira abantu donc bazi bene ibyo bintu ariko donc ibyo byo barabitwikaga ariko mama byitwa ngo iki ibyo byo barabitwikaga mfete okay so ubwo rero ntabwo nabashaka guhuza uko kuntu yambwira ngo gusara amasaka no kuyatwika uzatumira umuntu uzi ikinyarwanda cyane cyangwa uzi ibintu bya kinyarwanda niryo bakoreshaga mu kugira ngo amasaka bayagire ayavamo umusururu kwa urazi ko amasaka atangira ari ayo gukora igikoma bakagira igikoma noneho bakazayinika bagafata ivu bagashyiramo sinzi ukuntu babigenzaga akazavamo ayitwa amamera amamera ndayazi ariyavamo ariya y'umukara ivu byavaga muri ibyo ngibyo batwikaga rero urumva ni procedure en fait ikomeza merci kuko afite urumva agenda kuntaga ibintu rimwe na rimwe kubera ko ntago ntabyumva ariko nkumva nkasigara rimwe simbona umwana wo kumubaza ntumve neza ibyo ari byo kura kutabaye mu cyaro ariko ubwo yaransobanuraga ko ni igihe cyo gusarura amasaka no kuyatwika donc gutwika ntago numvaga gutwika amasaka ubwo numvaga ko bayatwika nyine ubwo noneho ngo icyo gihe rero nk'abantu bakuru bari muri ako kazi ko gusarura ayo masaka we nk'abana baprofitaga ngo icyo gihe ngo bagakina ngo bagacana umuriro nabo bagacana umuriro bakoresheje amashara ese ayo ngayo si uko bayita amashara ni ibintu ni ibibabi by'insina urabibona ngo sinzi niba nabyo babikoresha mu masaka ngiye ntabwo mbizi ariko ngo bagafata n'ibibabi by'insina noneho bakabicana cyangwa simbizi ariko we yambwiye ko bafataga amashara bagatwika noneho bagatushana umuriro noneho bagafata abana babiri umwe agafata babiri bagafata amaboko abandi babiri bagafata amaguru noneho bakamucurika hejuru y'umuriro bagafata umwana umwe bose baba bakora agaturo bagacuruka umwana hejuru y'umuriro ngo habaga bamucurikaga gute se ubwo donc urabona ufata umuntu ukamucurika inda kuryama wubitse inda noneho bamwe bagafata amaguru abandi bagafata amaboko noneho akaba ari hejuru y'uwo muriro se akaba ari hejuru y'umuriro umukino ngo bari gukina ariko bigana amateka y'i Bugande donc yaba ari abantu bahuye Imana b'i Bugande donc aho birumvikana hahandi avuga ati abana twese twakuriye Kibeho hari umuntu nyine twakuriye muri ayo mateka ya gikristo n'iki byose urumva ko byari byaravuyemo n'imikino byavuyemo n'imikino ubwo ariko icyo bashaka gukina mu mateka y'ibyabaye kuri Kizito w'i Bugande afite ngo hari umwami w'i Bugande yari yanze ko hazi ivanjiri igera muri kiriya gihugu abakristo barabizi cyane noneho ubwo ategeka ko donc arabuza ko ivanjiri yigishwa mu Bugande ariko Kizito uwo mwana n'uwitwa Charire Rwanda n'abandi noneho bo barenga kuri iryo tegeko bo bemera no kubatizwa ahubwo barabatizwa donc umwami rero leta abaciye igihano cyo kwicwa asaba ko babica barabatwika donc babishe babatwitse ari bazima noneho ugumva ba Kizito rero bikibeho niyo mukino bakinaga noneho ngo barakina bwa mbere ubwo barakina bwa mbere turiya igezweho umva bageze noneho yibuka ko ari Kizito noneho kandi bwa ko Kizito w'i Bugande yabaye intwari ahitamo kwemera gushya kugira nyine donc kwemera Imana nyine aho kugira ngo yemere shitani ngo afite ukuntu bakinaga ngo bafataga umwana bakamushyira hejuru bakamubwira ati niba uvuga ko wemera shitani turakureka nuvuga ko ariko wemera Imana
no, turaguta mu muriro turagutwika paka noneho barabikoze none Kizito bamugeze ati nanjye ndaba Kizito kabisa w'Uganda akajyaho ashobora arazi kwenda binoroshye none bakamutwika agashya kuva atangiye kumererwa n'abatangiye gushya akavuga ati yewe nemeye shitani bakureka ngo bikina nka kangahe rimwe kabiri gatatu ariko akajya asohoka ababaye ukabisohotemo kugira ngo asohoke yishimye nk'abandi bantu ukuntu bakinaga bishimye we akumva birakumukomanga ku mutima akumva ko yakosheje akajya gusaba Imana imbabazi noneho akavuga ati Imana buse sinakwihakanye no ugasanga we muteye no kwibaza utubazo twinshi akumva ko atari umukristo ni gute rizira akajya yibaza nyine ni gute yabona imbaraga zo kwintwara kwemera Imana nyine kugira ngo yemere shitani kuyikorera noneho kugeza aho noneho yageze aho bya bintu abona atakomeza kubikora iyo mukino atakomeza kuwukina abivamo bamutumira kuza gukina iyo mikino akanga ahubwo atangira kujya yigunga yibaza niba atarakoresheje Imana uganasaba atarayikoresheje anayisaba imbabazi bituma atangira kuba transforme muri we kubera uwo mukino kubera iryo zina none havuga ati ni iki nakora ariko ubwo hari imbere icyo gihe ari imbere ya jenoside atara donc arumva uzi ko ubuhanzi bwe bwana nkuko yabivuze bwagiye buzamuka ageze muri seminari noneho ubwo icyo yakoze rero ni iki yakomeje kubyibazaho ariko guhazamo na jenoside nuko habaye jenoside nibwo yabonye noneho ko ikibi nibwo yabonye ko nibwo yamenye ikibi nibwo yamenye shitani nibwo yamenye noneho n'Imana kuko donc avuga ati donc urupfu ni rwatumye amenya ko hariho ubuzima kwa none nabwo rero yatasobanukiwe noneho yamaga bya bindi yibazaga nakorera Imana gute donc donc aribaze yasubizwa kubera ko amaze gusobanukirwa na akubona ko kare icyo cyago kibi cyabaye ubwo bugome byatumye noneho yegera Imana noneho atangira kumva ko nawe none hari icyo yakora kugira ngo icyo kibi cyabaye kitazongera kubaho naho yatangiye kugira abwira amaze kudesida kagiye gukorera Imana kugira kumira icyo kintu kibi cyabaye donc ibyashitana byange byose yegera Imana nibwo yatangiye noneho aradesida atangiye no kuvuga noneho yiyegurira Imana burundu ni naho hakomoka indirimbo yitwa ni nahawe Nyagasani nahawe Nyagasani ni indirimbo yari amaze noneho kugenda we asobanukirwa nyuma ya jenoside ko yatangiye kwinjira no mu muziki neza wo gukorera Imana ariko ayibaza twatubazo twese yanyuzemo areba urugendo yanyuzemo areba kuri Imana yamurokoye niki none afati noneho ngenda decision ndayifashe ngiye kwiyegurira kugira izina ryawe ribaharwe icyubahiro noneho ahasigaye nahawe uzankoresha icyo ushaka afite iyo ndirimbo naho iri ara base y'ubuhanzi bwe donc icyo cyemezo yafashe cyo kuvuga ati ubu ngiye kuba umuhanzi ariko wa nyiri biremwa wa mugani we wa nyiri voilà ngiye kuba umuhanzi wa nyiri biremwa rero Nyagasani mbese ngewe ndi hano ndakwihaye ariko nyine ibindi ni ibyawe donc urumva arakintu yakundaga kutubwira iyo twaga turi mu bibazo cyangwa se turi mu buzima busanzwe cyangwa turi kuvuga ati dukeneye iki ari twifuza iki turashaka ibintu bigenda gutya yakundaga kumbwira ati ujye urenzaho ngo byose bibe ugushaka kw'Imana donc twega ari byo nk'abantu tuba dukeneye cyangwa twifuza dupropoza ariko ibindi ifo kongera icyo kintu twendaga no kugipfa cyane kijyanye no kwemera kwe ariko noneho ariko akacyapurika mu buzima busanzwe akavuga ngo no ujye wongeraho ko ahasigaye ari Imana donc wowe fata ibyo ugomba kubyumva gukora ahasigaye abaho Imana nawe ubwo ariko ni nabyo byatumye nawe amaze kuvuga ati ngiye gukorera Imana ngiye kurwanya ikibi ivimuzi akavuga ati ntabwo nabyishoboza n'ibitabo gushaka kw'Imana ntabwo nabyishoboza niyo mpamvu yavuga ati tujye twongera akasigaye ari Imana wow donc nubwo bukristo bwe nuko donc naho bikomoka mfite ubwo bukristo bwe naho bukomoka mu izina rye donc akora bikomotse ko papa yakundaga ayo mateka bigatuma yagera no kuri bwa buhanzi bwo gukorera Imana rero wow
iyo ndirimbo nahawe nyagasani ni indirimbo nziza cyane, mbatumiye kuyumva mwese, utarayumva murayisanga kuri All About Kizito Mihigo. Ntiriho? iriho murayisangaho, uwayumvise yongera ayisubiremo. Noneho numvise impamvu mfite n'isengesho ryiza cyane iriya ndirimbo, nanjye ndayumva nkumva ngize ibintu by'amayemosiyo, nkumva negereye Imana ku buryo budasanzwe, nkunda no kwikorera ndi gusenga. Ni indirimbo nziza, noneho biranshimishije cyane kumva amateka yayo. Ariko buriya indirimbo za Kizito zose ntizifite amateka. inyinshi zifite amateka, inyinshi indirimbo nyinshi nk'iyo yumva ni indirimbo yo kwiyegurira ubutumwa bw'Imana. Hari rero hari n'iyindi nayo yakundaga cyane, noneho yumva yarakoze umurimo, ajya mu Burayi aragaruka, igihe yakoraga muri 2011 akora album y'Ikibeho, indirimbo za Bikira Mariya. Uziko yongeye indirimbo, iriya ndirimbo ivuga ngo Nyirimbabazi yarazitwanduje. Iriya nayo en fait nayo nayo isobanura umubano we n'Imana. Donc nukuvuga urumva ukuntu yagayikora nibwo donc muri we yabonye, donc nibwo ariko yakoreshaga telemeti iriya n'itike yanjye y'ijuru. Ahubwo bamwe barabuduhayo. Oui, donc nukuvuga indirimbo ze ntabwo zapfaga kuza gutyo gusa, zabaga zifite inkomoko. Par exemple nk'iya Kuguhomba Yaguhombya, iriya nayo ifite yayiko umunsi yinjira muri gereza. Nibwo yahisize ati aho kigira Imana impombe irampombeje kabisa. Uzatubwira byinshi, utubikira byinshi, uri kado Kizito yadusigiye, ntabwo tuzahwema kumushimira kubera wowe. Ndumva dushobora kumva gatoya kuri iyi ndirimbo nahawe nyagasani, ntabwo turi buyumve yose kugira ngo ikiganiro kitagire. Ndatumira mwese n'ukuri mujye kuyumva, n'indirimbo nziza cyane ifasha gusenga, ukumva Imana muri kumwe kabisa. Mbese reka rero tuyumveho gatoya, hanyuma dukomeze tuganire gatoya.
nyagasani muyobozi w'imitima ni wowe niyeguriye dawe soko y'ubuzima ndakwinginze ngundokore sinzigera mpibagirwa izambera urwibutso impomeze ukwemera nzajye mpora ngusingiza nyagasani nyagasani muyobozi w'imitima nawe gendana urwego nagezeho n'indahangarwa namenye ko Yezu akiza kuva kera nkiri muto nari ntarabona ukuri kuby'Imana none ubu nzi kw'Imana idushakira ibyiza tutabasha kwibonera none ubu nzi kw'Imana idushakira ibyiza tutabasha kwibonera. mwumvishe ko ari indirimbo nziza waba wari uyizi cyangwa utari uyizi ndakeka ko hari ukuntu yongeye ikakwegereza Imana. Kizito warakoze kuduha aya makuru menshi cyane. None kuri uyu munsi wawe w'amavuko ni amata ari kubyara amavuta. Ntabwo rero tugira ngo ikiganiro kibe kirekire cyane. Ndumva tugiye gusa n'abagana ku musozo, ariko mbere yuko tujye ku musozo nagira ngo Sabe Delphine atubwire ejo bundi twagize ibirori n'ubundi biganisha kuri uyu munsi nyirizina turi gukoraho kino kiganiro ya Map Day. Nagira ngo atuganirizeho gatoya byagenze gute ku utari uhari, dutera amatsiko ubutaha tuzazi. byagenze neza. Profite nshimire abantu bose bagizemo uruhare kugira ngo uriya munsi ugende neza. Ndashimira cyane abajene donc abakandida abarushanijwe bose, ariko cyane n'abashyizemo umuhate kugira ngo batsinde uyu mwaka. Ni biraduha icyizere yuko inzozi za Kizito tuzazigeraho. Kuko yavuga ati nshobora gupfa anytime. Ari mu gereza yarabibonaga, aravuga ati use koko ninde abahanzi foko haba abandi bahanzi batanga ubutumwa pana pasira abahanzi badagadura abantu. Donc ni icyifuzo cyo kubaka, ni igitekerezo yaragize kuva kera cyo kubaka abahanzi batanga ubutumwa. Biraduha icyizere no kurikira n'ukuntu bihangano byabo
nabyo ari byiza nabyo turaza turaza by'abatsinze turaza kubinyuzaho dusogongere bazabibona. Ubwo ariko nanone nkashimira aborganiza abamambure ba fondasiyo akayimupa bari hose ku isi. Nkashimira cyane n'abitabiriye n'abaparteneri badufashije gutegura uwo munsi, abakonferansiye by'umwihariko na padiri wadufashije kwizihiza donc mise yo kushima Imana tuzirikana ubwo buhanzi. Noneho nkashimira kandi noneho muri rusange abitabiriye muri rusange nta kindi nababwira byagenze neza. Ubwo iyo misa yagenze neza, abakristo bari bahari muri ako gace baraje. Noneho nkashimira noneho na conference ukuntu yagenze ni ikintu donc byagenze ko twabyifuzaga kwa. Ubwo rero ndumva ntabwo nakubona ukuntu mbibabwira ukuntu byagenze, sauf que turi bubanyurizeho mu ncamake evenement ukuntu yagenze, video twateguye ukuntu byagenze, niyo turaza kwibatambukirizaho tubereke n'ibyo bihangano byabo bajene batsinze mu ndirimbo ya no muri za poeme. Biraduha icyizere ko bizagenda neza mu gihe kizaza. Ndumva ubwa kangahe duteguye map ubwa gatanu cyangwa ubwa kane? Uracyahari? Halo ngira ngo wagiye. Bom ndabona connection ngira ngo idutengushye uko biri kose. Wagarutse? Nagarutse. Narumbajije ngo ni yakangaye ko map ya twayitangije muri 2020 amaze kwitaba Imana. Yitabye Imana mu kwa kabiri, noneho mu kwa karindwi turi muri ku mavuko tukiziza anniversaire yiwe. Nabwo yatangiye kuko en fait map ihurana na anniversaire yiwe byari icyifuzo cye, ni projet we yitekerereje ariko afata yishyize mu bikorwa. Ariko yifuza ko izajyana n'amavuko ye, ni projet yumvaga izajyana n'amavuko ye. So ubwo rero twayikoze 2020, ariko mu 2020 ntabwo twatangaga icyo gihe teme, ntabwo twayikoze uko yari yakayiteguye. Twayikoze dushaka kugira ngo mu buryo bwo kumuranda hommage amaze kwitaba Imana abantu bongere donc abarushanwa bagerageza kwigana indirimbo ze. Urabizi ko byari bimeze neza cyane nabyo. Ariko ya 2020 ye 2022 2023 na 2024 ubu donc twagendaga dutanga amateme kwa. Nubwo ni imyaka ine nubwo ni 5 antu donc icyo nashaka kugira ngo turebe en fait nuko habayeho nayo yarevoliwe kwa oui en fait habayeho gutera imbere gakeya donc nuko birebera mu ntuza niba ari mukorera kure, ariko birahari biragaragara hari ukuntu twateye imbere no muri event. Wenda nagira icyo mbivugaho kubera yuko avec Irota nibwo ubushobozi bigenda buza. Ariko noneho ubushobozi no gusobanukirwa ibintu bigenda kugira ibintu bigende neza umuntu agenda yevuriwa kwa. Ntabwo turagera ku rwego Kristo yabyifuzagaho. Ari umunsi nibigeraho Kristo ko yabyifuzaga abantu bazabimenya kandi tuzabigeraho. Ariko Imana izabidufashamo. Ariko ubona ko hagenda evolution kubera ko nkuko twabisobanuye muri emission y'ubushize wasangaga abajene bari kurushanwa batari kuri niveau yo kurushanwa. Ugasanga umwe yakoze igihangano kiwe yagiye muri studio, undi yaririmbye acapella, ugasanga undi yakoresheje recorder idafatika donc itari idafite qualité. Ugasanga noneho biragiye kandi ugasanga umuntu wakoresheje wenda udafite recorder, utagiye muri studio, utashyizemo istima n'imwe, wenda niwe uzi kuririmba wenda kurushaho. Ariko kubera ko ari acapella ntabwo biryoshye nk'uwashyizemo istima, ugasanga ama composition
oui ubwo rero turavuga tuti cyahindutse rero nuko twavuze tuti ifo aba bantu mbere yuko donc duhitamo abatsinze ifo ko tubanza tukareba d'abord ku nomination tukareba composition zabo texte bajyanye bakoze texte bakoze au départ tukareba kijyanye na teme twatanze cyangwa iri mu murongo wa mission ya KMP iki kintu cya mbere kugira ngo habe nomination no bamara kuba nomine no bumva boheza composition ko donc texte bakoze bakaboreza na melody no tukabasaba ababaye nomine tukabasaba ko tukabakora umuziki na muri KMP studio ya fondation no ba producer bacu bakabafasha gukora la musique donc instrumentale ku buryo no babafasha gukora donc byari byose bijyanye no gukora muziki gukora enregistrement bakahita bikora na studio ku buryo no bari burangiza bafite igihangano gifatika no gishobora gukompeta n'ikindi kwa naho ngaho niyo changement yabayemo kandi tubona ko bihana valeur igihangano niyo tugize kuri buriye nibura abona ko ari igihangano gifatika binaga ari ikintu cyo gukina kandi nanone bigaha icyizere wa mujene uri kurusha ngavuga ati urumva turi kubategura kujya mu murongo wa Kizito guhanga ubutumwa ariko no bakora n'ibihangana byo bituma bigirira icyizere bakabona birafatika birakunzwe birabyina ko twataramye muri map day twari turi kubyina indirimbo zabo ni ikintu ubona ko twaselebraga ko twageze ku kintu cyiza gishimishije tuzabigeraho ubwabyo kumva ko twatangiye mu bihe bikomeye kuriya nta bikoresho nta buryo nta bushobozi uyu munsi tukaba dushobora kuvuga tuti dufite aba producer badufasha gutunganya ibihangano by'abana dufite studio itegura itunganya ibyo bihangano deja ni intambwe ikomeye cyane ndabonera abantu bose badukurikiye abantu bose bakunda Kizito abantu bose bakunda ubutumwa bwa Kizito abantu bose bakunda fondation gushyigikira ibi bikorwa mu buryo bwari bwo bwose mutugezeho message zanyu mutugezeho inkunga zanyu mutugezeho ibikenewe byose icyo ufite cyose wumva gishobora gufasha kugira ngo ibi bikorwa bikomeze wabitugezaho kugira ngo dukomeze dutere imbere ubutaha bizabe byiza kurushaho usibye usibye no kugira studio zacu na rya shuri rya muzika tuzongere turifungure duha abana bourse bajye kwiga umuziki murumva projet nyinshi cyane hanyuma bahange amahoro bahange za ndangagaciro zose Kizito yamye adushishikariza ndumva twasezera uyu munsi twataramye n'ukuri sibyo umunsi twataramye reka dusezere tureba kaka video mwari mwatubwiye ko mwaduteguriye kugira ngo turebe natwe twihera amaso icyo ibyaducitse hanyuma utaha ariko ntabwo tugomba kuhabura tugomba kuhibera ahubwo tukazareba ayo mavideo natwe twibona nyine tuvuga ngo nguriya ni njyewe nibyo koko murakoze cyane rero bakizito mwese bakunzi b'ikiganiro umusanzu w'umuhanzi ibyo twari twabateguriye uyu munsi ni ibingibi tuzizere ko byabanyuze naho utaha bye nakazagaruka murakoze